ibihe byiza ndabasuhuje aho muri mu mpande z'isi yose. Nishimiye kongera kubana namwe. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku buryo ushobora guhinduka umusomyi w'ibitabo uhoraho kandi bitagutumye wumva ko ari umutwaro, akaba ari ibintu nyine ukomeza kuryoherwa nabyo, bikakomeza nabyo kugira umumaro wo kunguka ubumenyi ndetse na experience y'ubuzima. Rero tuvuga ku bijyanye n'inama cyangwa se ubwunganizi, ntabwo kugira ngo ukunde gusoma cyangwa se bibe umuco kuri wowe. Reka mbanze niruhutse. 2020 irarangiye. Umwaka mushya rero kuri wowe urimo urareba iyi video, nizere ko 2021 izakubera iy'umugisha. Maske ntiziveho, turacyazambara, ariko ni byiza ko dukomeza gukura kandi Imana ikabitutishe ubuzima. Rero ndabifuriza imigisha yose ishoboka kandi ibyo mwasengeye, ibyo mwifuza bizagerweho. Rero reka dutangirane. Nitwa Bukize, bwa mbere wareba kuri iyi chaîne, ariko icya mbere naheraho mvuga ku bijyanye n'ibitabo. Ubundi kubera iki wakagombye gusoma? Hari abagize amahirwe yo kujya mu ishuri, hari n'abatagize amahirwe yo kujya mu ishuri, ariko twese tuzi ko kugira ngo wige, kugira ngo ukore ama examen n'iki byose, kugira ngo wiyungure ubumenyi ukeneye ibitabo. Naho ndi buhere rero, ni ukuvuga ngo gusoma ubundi byakabaye intego ya buri wese, kubera ko bizana ubwenge, intellectuality. Hahandi niyo wifuza kujya uganira n'abantu nyine ukumva biraryoshye, ufite point zitandukanye. Reka nguhe nk'urugero, tuvuge nk'iyo muri kuganira n'umuntu ukumva afite ubwenge, ukumva agiye gushyiramo agakote, ukumva hari akantu ko muri NASA, mbabarire ndi umu-engineer, ukumva hari akantu nyine ko muri Afrique du Sud. Iyo umuntu ari intellectuel, ari umuntu nyine uri eloquent, biraryoha. Ntawe utifuza kumera gutyo, guhora yunganira abandi, ukajya umva nyine ufite confidence. Icyo ni icya mbere navuga, ikintu cyo kuba intellectuel. Confidence irazamuka, ubizi neza ko hari ibintu uzi, cyangwa se bituma ugira confidence muri wowe, icyizere. Ikindi cya kabiri nagaruka ko cyagateye gutuma ushaka gusoma ibitabo, nuko tuvuge niba ari ubushakashatsi bwakozwe wenda se ku ndwara ya malariya. Ubwo bushakashatsi bukaba bwarakozwe imyaka runaka, irenze 10, irenze 20. Tekereza ko wowe ibyo bintu byabayeho mu myaka 20, wowe ubisoma muri page 180. Ni ukuvuga ngo ugira access ku bintu byatwaye igihe kirekire kugira ngo bigerweho. Niba ari gukora tuvuge amatara, niba ari kwandika n'ibitabo ubwabyo, evolution yabyo yagiye ibaho uko iminsi igenda itambuka, ariko ukagira access kuri iyo experience mu gihe gito. Ni kimwe n'ubuzima bw'umuntu. Tuvuge ntabwo nzi umumodeli wawe, umuntu ureberaho ubuzima bwawe, ariko reba niba ubuzima bwe ubwiga mu gitabo. Tekereza ko ari ikintu nyine cyakwankurajije gusoma ibitabo. Ikindi navuga nuko investisa muri wowe, nuko twabikorera nyine na education, nukunguka ubumenyi uko bukeye nuko bwije. Icyiza nuko ubu ngubu gusoma byaroroshye. Dufite Google, dufite za YouTube, dufite ama audio y'ibitabo. Ntekereza ko yaba ari investment nziza yatuma nyine usoma ibitabo. Ngiyewe rero personnellement, uretse izo mpamvu zindi nari mvuze, hari izindi. Iyo mbabaye ndasoma, iyo ndi confused ndasoma. Ni hahantu nyine nirukira, ni hahantu njya muri refuge. Iyo barunaka bantengushye, abasore bantengushye, ndasoma karagaciyemo. Rero reka mbe nka routine yanjye mbere yuko wenda ntanga izo tips. Routine yanjye mu gusoma ibitabo, ubundi nsigaye mfite umuco wo kuryama kare, ariko wenda nabivuga kubera ko Imana ishimwe, ari kubera wenda se ubu ntari mu ndiga, ariko n'imizi isanzwe niyo ndi kwiga, hari ukuntu ngerageza ngasoma ibitabo. Mbyuka hagati ya
akenshi mu masaa 11 naba natinze ni nka saa 12 ngasenga. Nyuma yo gusenga ubundi ndeba niba mukecuru nabo tuvukana baramutse neza, cyane ko tutabana. Nyuma yaho nka scrollinga nk'abandi bose, iriya ndwara dufite sinzi ibyayo. Nyuma yo guscrollinga rero nibwo mfata igitabo, ngira igihe kiri limite kuko birarambirana. Ujya kuri Twitter, ukajya kuri Instagram, ugasoma ama email, birarambirana. Nibwo mfata igitabo nibura nsoma iminota itari munsi ya 50 cyangwa se minimum aba ari 30 bitewe n'igihe nabyukise cyangwa nakerewe. Nk'umuntu ukora akazi ubundi igihe kinini ngiwe breakfast yanjye ndara nyiteguye. Akenshi impamvu nyitegura breakfast yanjye ba ari légère, cyane ko mfite abandi bantu bari mu rugo, ariko ubundi busanzwe breakfast yanjye bari légère ku buryo bimfasha nyine ko iyo minota nakabyutse njya kwiruka njya gushaka ibintu byo gufungura, akenshi biba bihari imbere, yaba ari imbuto, yaba ari nyine ni ibintu bitwara umunota usanzwe. Niho navuga. Ubu ikindi gihe nsoma ibitabo ni kuwa gatanu. Ufite routine yanjye yo gusoma, kenshi nsoma mu gitondo nkibyuka. Ikindi gihe nsoma ibitabo ni kuwa gatanu nimugoroba iyo ndangije akazi, kwa kundi ubu gifite nyine igihunga cy'akazi n'ikijye kugira ngo nkuringe off, nsoma ibitabo. Kandi icyo gitabo ni cyiza cyabyo nuko binyinjiza muri mood yo kuwa gatandatu. Kuwa gatanu nimugoroba iyo ndangije akazi nsoma igitabo. Narangiza gusoma igitabo wenda tuvuge hagati yo masaa 9 nibwo umuntu abatekereza ikintu ari gukoresha kuwa gatanu. Eske ndasura abantu, eske ndareba film, ni buhe buryo nyine ndi buri relaxemo. Nyuma yaho yo gusoma igitabo, nyuma ya saa 9 nyine ngakomeza. Icyiza cyabyo nuko bimfasha ko kuwa gatandatu mbyuka nyine nkiri muri mood y'igitabo cyo kuwa gatanu nasomye. Gusa ntabwo nagushyiraho pressure yo kumera nkanjye, kuko nanjye hari igihe mara nk'ukwezi ntasomye igitabo, ntabwo mbabeshya. Ntabwo hari igihe mara ukwezi ntasomye igitabo, ariko icyiza nuko hari izindi information ngenda mbona, hari andi makuru ngenda mbona yifashijwe ikoranabuhanga rindi. Tuvuge nka YouTube, nkunda kureba ibintu nyine bite information zinyinteressant, cyangwa se Google, cyangwa se kuganira n'inshuti kugira ama discussion nkayo. Ibintu byose bituma nyine ubumenyi buza, cyangwa se n'amasomo urumva ndimo ndiga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubusanzwe ngiwe ikintu discipline yanjye nuko nibura nsoma page 50 ku munsi. 50 nyine ziri hard copy. Ofete nibyo bimfasha kurangiza ibitabo vuba vuba. Niba nshaka gusoma igitabo wenda tuvuge icyumweru kikarangira, kubera ko mbizi ko ntari busome iminsi 7, ntakubeshye ntabwo nsoma, reka ni hanyine iminsi 7, ariko page 50 byiburi igitabo cya page 250 mba nkirangije. Iyo ndi inyuma hari ukuntu mfokasinga wenda bigatuma nko kuwa gatanu no kuwa gatandatu igitabo nshobora kuba nakirangije. Iri igitabo nyine kirimo nshobora kwicara umwanya nkaba ndakirangije. Noneho reka njye rero byatumye iyi video nyikora, mumbabarire niba nabatindiye n'umwaka mushya. Ifo ko mutangira mutorera. Inama ya mbere nakugira nuko watangira gusoma ikintu cyose icyo ufiteho access. Ntutekereze ko wenda niba udashaka kugura kiriya gitabo cya Obama, by the way page 800, no way. Ababishoboye bonne chance. Igitabo cyose ufiteho access, yaba ari nanabivuze ubushize, yaba ari igitabo cyo guteka, yaba ari igitabo cyo gushushanya, yaba ari twa dutabo tw'abana, ntukadusuzugure. Yaba ari Bibiliya, tangira gutyo. Ibi ngibi rero bikaba bijyanye nuko navuga ngo tangira usoma utuntu dutoya. Niba ukunda tuvuge inkuru za Jet, sibyo, niba ari byo bintu byawe, niba uri umuntu wo muri Wonder Woman, ibintu nk'ibyo ngibyo, tangira ushaka inkuru nkeya page 20. Uzagenda uko ugenda ukunda uzana nyine iyo discipline, bizatuma na page nyine usoma ziyongera. Icya kabiri navuga ni kushaka genre y'ibitabo ukunda. Nanone nabivuzeho akenshi rero bavuga ko genre y'ibitabo genre ya film, ubwoko bwa film ukunda kureba, ibiganiro ukunda kureba, ubundi babihwanye n'ibitabo wakunda gusoma.
ako kantu ni wajya wibaza mpere hehe, ese ni ibiki nzakunda, urebe nk'ibitabo ukunda, urebe nk'amakuru akwenteresa, akenshi biba bijyanye n'ibitabo nyine ushobora gukunda, nabyo nyine bitangira n'udutabo dutoya. Ikindi navuga cya gatatu ni uku kwinvestisa, gushora mu bitabo. Akenshi ibintu twaboneye ubuntu ntabwo ntekereza ko tubiha agaciro, ariko wafashe igitabo cyawe ukishyura amafaranga 500 wenda ya bonomo muri librairie de Kigali cyangwa se ya Kacyiru, byibura uravuga uti amafaranga yanjye narayatanze. Ikindi kandi kijyanye wenda n'icya gatandatu byibujyane n'icyo cyo kwinvestisa mu bitabo, byaba byiza wicaranye byibura ibitabo birenze 2, kuko hari gitangira inkuru ukavuga uti cya gitabo naragikunze, cyanditswe n'umuntu wenda se Chimamanda, icyambere naragikunze, icyo yahereyeho wenda n'ikindi nzagikunda. Hari igihe wenda utagikunda, ariko ufite ikindi gitabo hafi biragufasha ukahita ukomerezaho. Ikindi navuga cya kane ubwo ngubwo ni ukugendana ibitabo. Aho ugiye hose ukaba wagendana igitabo. Tuvuge niba ari Nadine na Cecile na Nicole bagomba kubonana wenda bagahurira muri Java, iyo ni inzika. Nicole akaba ari bukererwe, niba ufite igitabo cyawe rwose iyo minota utekereje ko Nicole arangira gukora makeup, byaba byiza uteruye ako gatabo kawe ukaba urimo urasoma, aho kugira ngo nyine scrollinga Instagram na Facebook. Inama ya gatanu navuga ni ukugira goals, kugira set goals. Uvuga uti nshaka kurangiza igitabo wenda se mu kwezi, nshaka gusoma ibitabo 2 mu mwaka. Nta kintu bitwaye kutamera nka Bukiza, sibyo? Turi busy ni byinshi, it's fine. Niba udashaka gusoma igitabo mu kwezi ntacyo bitwaye, pfa kuba ufite igitabo nyine uvuga uti ngewe wenda umwaka ushize nta gitabo na kimwe nasomye, uyu mwaka nzasoma ibitabo 2, yaba ari page imwe uri busome ku munsi, yaba ari page imwe uri busome ku cyumweru, making sure ko uri wisome. Noneho ushyireho n'uburyo bwo kujya wihemba. Tuvuge niba wasomye igitabo ukakirangiza, ugende wigurire kamushikake, ntabwo kakugwa nabi, nabyo ntabwo ari bibi. Ikindi navuga cya gatandatu ni ugushaka abantu bagufasha, community nyine y'abantu basanzwe n'ubundi basoma ibitabo. Niba ufite inshuti zisoma ibitabo, ujye ubabwira uti nicyo urimo urasoma, nicyo wakunzemo, nawe kandi ube fier yo kuganira ibitabo urimo urasoma, umenye urimo urasoma. Za sati zacu zo kuri WhatsApp nyine usanga zihoraho, wenda se comedy I don't know, ujye usharinga nyine ibintu uba wasomye. Ikindi kandi n'abantu following, ubwo bijyana n'abantu following kuri za Instagram, za Facebook, byaba byiza nyine abo bantu ari abantu bakumotiva cyangwa se ari abantu bajyanye n'icyo kintu n'ibyo bitabo ushaka gusoma. Byaroroshye, ntabwo ari itegeko ko buri gihe nyine uhorana ibitabo nk'ibi ngibi, hard copies. Narababwiye ntabwo ndi mwiza cyane muri soft zirangora. Ushobora kujya gushaka audio. Tangira uyu munsi kuri YouTube hari audio z'ibitabo z'ubuntu, hari ama website ngeze kubasangiza, hari website zifite ibitabo audio ku buntu. Uko ugenda udevelopa nyine inzara yo gusoma ibitabo, niko bizagenda biza ubumenyi bukaza mura. Yes, ntekereza ko ariho birangirira. Come on. Ibihe byiza, nanone mbifurize umwaka mwiza 2021. Nongere nshimire cyane abantu twabanye umwaka ushize, warafashe umwanya ugakomentinga, waranyandikiye inbox. By the way, dufite book club, niba ushaka kuyijoininga wambwira niba ushaka ko dukorana urugendo wambwira muri DM, ubundi tugafashanya. Rero nkuko nabivugaga, mwarakoze cyane, yaba aramfashe muri production, yaba arabangiriye inama, yaba banguriye ibitabo, yaba wese ubyuka akambwira ati buki hari ikintu nyine wakoze kugira ngo nkunde ibitabo. Nukuri Imana ibihe umugisha. Hari igihe umuntu aba atabona impamvu nyine akora ibintu, ariko wabyuka mu gitondo umuntu akakubwira ati watumye negura igitabo. Bye, I love you guys.
Muri iki gihe abahanga bavuga ko umuntu usoma abaho ubuzima ibihumbi, naho umuntu udasoma akabaho ubuzima bumwe gusa. Kubaho ubuzima bufite icyerekezo ni uko byibura buri munsi ufata umwanya ugasoma, kuko mu gusoma niho tuvamo ubumenyi. Niba ukeneye ibitabo byo gusoma, byaba ibyo kugura cyangwa ibyo gukodesha, wivunika ushakira ahandi, kuko Akitabu ibigufitiye byose kandi ku giciro gito cyane. Dusure ku rubuga rwacu ari rwo wa@akitabu.com ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu, maze wihitiremo igitabo cyose ushaka, natwe tukikugezeho utavunitse kandi mu gihe gito cyane. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0787 85 37 40. Soma uyu munsi, ejo uzaba uyoboye abandi.